Ndabasuhuje mwe mwese mukurikira Zeyipafo TV. Muri uno mwanya rero tugiye kubabwira ku kuntu mu muziki w'u Rwanda ibintu biri kugenda bifata indi ntera nyuma yuko umuhanzi The Ben na Bruce Melodie bakomeje kugaragara bagenda basa nkaho bahangana, nyuma yuko buri umwe agiye ashyira amashusho hanze agenda asebya undi cyangwa se avuga imbaraga nke yigeze kugira cyangwa se afite cyangwa se n'ubusembwa ashobora kuba ngo afite ku mubiri. Ibi ngibi rero byaje gutuma n'abahanzi batoya batinyuka, nkaho umuhanzi Juno Kizigenza nawe yagize gutya akihagurukira akaza nawe yabakandagiye ku mitwe. Uramubona ku ruhande rumwe ni igikweto cy'ikinyusi kigaragara ko gifite direde, iki ngiki abenshi bakaba bari kukigereranya nka Bruce Melodie, ndetse n'igisamagwe ku rundi ruhande nacyo ubona ko gifite utudirede ku mutwe, iki nacyo bakaba bari kukigereranya na The Ben. Ibi ngibi rero bishaka gusobanura ko Juno Kizigenza nawe agiye kuza nawe abazamukana vuba vuba bavugaho, ndetse bikaba bigaragara ko yabakandagiye ku mitwe banarira amarira arimo abasohoka mu maso, bigaragara ko aricyo we yashatse kuvuga hano. Ibi rero akaba abikoze nyuma yuko nawe bivugwa ko agiye gushyira alubumu hanze mu gihe kitari kinini. Iyi alubumu ishobora kuzaba ikubiyeho rero indirimbo zizaba zivuga kuri bakuru be, ndetse binavugwa ko nk'umuhanzi Bruce Melodie ari nawe wamuzamuye muri uyu muziki Juno Kizigenza yaje kugaragaramo. Mwakoze kubana natwe, andi makuru ni mu mwanya muto uri imbere. Kora subscribe, share na like, ubundi tujye tubana mu makuru abageraho hano kuri Zeyipafo TV.